Mwiriwe. Nje kureba umuhungu bita Myasa atuye hano. Nuje kureba Myasa? Kundeba buryo. Reka nze mukubwirire, sibyo se? Yes, mukubwirire. Wageze. Nikuriki. Niyo suzanye usigaye agezweho. Urantunguye kweli. Mana yanjye iki ni igitangaza kabisa. Wavuze ko uzankora surprise none urayinkoreye. Ni iyi ngiyi rero. Urantunguye kweli kabisa. Umva urankosoye. Habe no kumpamagara. Cyane. Ko noneho ukuntu usa noneho ni umuzungu. Ewa uranshimishije. Ntago mbega ibi naherukaga kubibona kera rwose. Uyu munsi umbereye mwiza cyane. Cyane rwose. Kabisa. Ntabwo se mwakiriza iki? Harimo iki? Byose. Byose se ni mu ijoro. Harimo byose. Ariko byose waretse kubeshya. Ibivuzo by'ikigage bimaze ukwezi hano mu nzu nibyo ushaka kumuhereza noneho. Ubundi nta nubwo ubona ko izuba rirenze. Wajya ukandika kiriya kimatora kakakongera kurara mu bikari bya urarunyana. Kimatora. We umuntu muzima w'umugabo azindukira mu nkono ahubwo sinzi impamvu noneho utari gusuragura. Oya reka mbivuga umaze kundambira, reka mbivuga umaze kundambira. Reka nze nyizane noneho hakirebesha. Nze nyizane. Nk'umusazi se wakwiye. Abasazi ko babindera se ni gute bacungira. Ishati yanjye bayimenye ibyo yagiye kuvumba none shana uranyuse n'umusazi zisa. Oya sister. Nese kucintereka. Ndabikwereka. Oya ngaho urabona ari amazi. Iyi ngiyi urabona ari byeri. Umva ko ntabaye naho kasa. Umva. Kabarira. Uyu ni umugabo wawe reka Yesu urandenganyiriza iki umugabo wawe nyara kurusha inka. Reba. Singa. None arimo aravuga ngo ndi umusazi. Usa uwinyegereza ahubwo kira. Umva ntiwavuze se ko ndi umusazi. Egerayo.